ugikurikirana izina ugikurikirana izina ariko pesa fine ne waza akanya dukimanye ku bumwe bw'abera ndasobanukiwe ku bumwe bw'abera Imana itanze ubuzima urumva nicyo nakubwira kumva ryazina hari nuvuga ati jewe rero kubw'ibigirwamana ngiye gukorera ngiye umwana wanjye azajya avuka ari imfura mu muryango ndamuguha ajya gukorera none kwanga icyo gihe uzabyara imfura ibyare ariko dayimoni ihora yishyuza ugasanga umwana yabaye afite uburwayi ntumenye uko ateye so umurwayi ngaje umujyana indera yarwaye umutwe ngo umujyane mu bitaro ari ugasanga yishwe n'ibiyobyabwenge yishwe n'inzoga yishwe n'ibintu byose arasambana n'uwo bahuye mu nzira mbega umuntu wayobera urwego arimo uwo muntu uryo uzamusangana kumva ko abantu bose bamwanga ushobora kumuha intebe y'imbere akajya kwicara kuyinyuma kuko yumvise ngo baramwanga bari inyuma ye yumva satani mubwira ko abantu bamwanga aba yicaye inyuma ahita yumva ko bamwanga oya we muri we yiyumva yarikuye mu bantu we yikura mu bantu ubwo icyo ni ikintu kimwe mu bintu birindwi izina rye rifite akabazo we yikura mu bantu yumva ibyo kurya atari ibye imyambaro siye mu birori bamutumira ntashobora kwicara turabashuhuje mu izina rya Yesu abo ku bumwe bw'abera ministries kandi twongeye kubasuza tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana ubasuza rero ni Sirasi mukozi w'Imana ndabona nicaranye n'umushumba yicaye imbere yacu icyambere ndabona yambaye neza Imana yaramuhamagaye kandi nka revera iby'Imana yagiye ivuga kuri we arimo aragenda abisobanura byinshi yabimubwiye kera agenda abyiga aranabimenyera neza sobanukirwa n'umwuka wera akomeza kubana nawe mu buryo budasanzwe none rero tugize umugisha kongera kumubona hano imbere yacu ya kamera ku bumwe bw'abera mu masengesho turimo amasengesho y'imbaraga amasengesho yo gutsinda no gutsindishirizwa dusobanukirwa tumenya icyo bita karande imivumo ibyo byose tugenda tubimenya umushumba rero turakwakiriye kumwe bw'abera ministries ya urakoze cyane Silas umukozi w'Imana kubunyakire hano hantu kuko nibyo turi mu kwezi kwa 9 ukwezi kw'amasengesho ukwezi ko kwejyana n'Imana ukwezi ko guhindura ibintu byinshi cyane ko Imana igi bihindura agita ngo ukwezi ko kwibukwa n'Imana kwakira imigisha y'Imana kugendererwa n'Imana Imana iguhumuje kandi mumye kubwira abantu bacu badukunda kandi Silas ndakwishimiye ngira ngo bari kwiriba ry'amazo tudubiza kuri rwo rubuga barakuzi ni wa Silas mujya mwumva rero ujye uvuga nubwo atari bizogaragara hano ariko ni wa wundi dukundana kandi dukora umurimo w'Imana nanjye ndanezerewe murakoze cyane kunezerwa ndumva twaganira ku kintu gikomeye cyane cyitwa karande yego karande n'imivumo ibyo bintu ko bidusobanura kuko uri nararibonye muri ibi bintu kandi urabizi cyane kubidusobanuza ngo bidusobanura ariko hari ibindi dukeneye ko wakongera kudusobanuriraho nkawe mushumba icyambere nk'umushumba w'inararibonye wuzura umwuka wera wize uzi ibintu byose izina hari aho rigenda na karande izina hari aho rikorana na karande ndagira ngo aho hantu dusobanurire kuko dushingiye kuri Aburahamu Imana yarambwiye ngo umugore we ntuzongera kumwita Sara y'ukundi ahubwo ahindura izina agomba kwitwa Sara azabyara umwana w'umuhungu azitwa Isaka urumva ko kugira ngo azabyara umwana w'umuhungu nuko Imana yari yabujije Aburahamu kuvuga Sara izina rye yuko yitwa Sarayi na Aburahamu yitwaga Aburahamu imuhindura izina yitwa Aburahamu urumva ko ibyo ni ibintu byose biri kumwe akiri muri ayo mazina umugore akiri muri ayo mazina bisobanuye ko nta kintu bakiraga ariko dusobanurira aho hantu ibyo bintu bimeze gute biteye gute bigendana gute ko abantu benshi baba babifite ariko batabizi batanabisobanukiye ariko nkawe nk'umunyamategeko icyambere nk'umushumba icya kabiri nk'umuntu wuzura umwuka wera usenga cyane dusobanurire kuri ibyo bintu kugira ngo turusheho kumenya byinshi muri byo mwamukoze cyane urakoze Sira ndakunezerewe cyane kuko mbaje ikibazo cyiza nagira ngo nk'umuhanuzi nizera umuhanuzi Imana ikoreramo banza usengera Imana kugira ngo ibintu bisobanure ko n'ibintu bikomeye kubyumva rimwe na rimwe n'igihe bibwira n'abantu babyumve nk'uko byagombye kuba bimeze ariko nzamura isengesho Imana yashyigikira asante Imana turagushimiye kuri Imana ikomeye uri Imana yo kwizerwa ngiriwe icyizere mushumba mu makanya ko gusenga ndagira ngo muri uyu mwanya ubane natwe kandi buri muntu wese yumva ahagaze yumva aho yicaye yumva aho akorera yumva atuye narangiza akuremo igisubizo cy'ubuzima bw'ejo hazaza turagushimiye ko byose rero ugiye kubikorera ubikoresha mushumba kandi natwe turushaho kugubwa neza muri Kristo Yesu amen.
ntago njya kure ya cya kisubizo ndacyategereje kugira ngo dusubize. Ya urakoze cyane rero nagira ngo kubwe byiza umbwiye ubundi akenshi umuntu amenyekana kubera izina. Hari uburyo umuntu amenyekana. Yego. Icyambere burya ni izina. Yego. Nayo mpamvu umwana uvutse mu minsi 8 bamwitaga izina ariko uyu munsi sigavuka bamwise izina. Yego. Ariyo mpamvu usura kugenda ugasanga kwa bundi kera mu mihango y'abanyarwanda kera barindira ko umwana amara iminsi 8 bakamwita izina cyangwa 7. Ariko uyu munsi uva kubyara kwa muganga bakwatse izina ry'umwana bagashyira mu byangombwa. Kuko izina ni ikintu kinini kiranga umuntu. Yego. Burya isura y'umuntu ishobora guhinduka ugakura bona turakura twe. Umuntu avuka ari umwana kamba akaza yonka akazakura akazabyara akazasaza isura igahinduka. Ariko izina ntirihinduka. Niyo bagushyingura ugapfa ugahambwa izina riguma ari ryaza. Wiswe n'ababyeyi cyane ntirivaho. Kuko ikintu cya mbere kiranga umuntu ni izina rye. Ubwo ngira ngo uko ninjira mu buryo busanzwe ko agiye kumaza ikibazo. Nuvuga ngo izina ry'umuntu ubwaryo ni ryo riranga umuntu. Isura yo nongeye mbigaruke. Iyo umuntu avutse ari umwana arajya kura nawe ugera ugasanga urasa neza ukabona ufite amaso ukazagera ugusaza nk'iminkanya yari yanjye. Nkweretse ifoto yanjye imyaka 3 waseka, nkweretse imyaka 12 waseka, nkweretse imyaka 45 wakumirwa. Ariko muri 56 isura ntikiri yayindi. Amatwi urabona yarakuze nyina mpindagurika mbega n'uyu munsi nisize poudre ntiyamfata. Ariko izina ryo rihinduka. Ariko mushumba tugezemo hagati ari ikintu uvuze ngo basigaye umwana bamwita izina akivuka. Ariko mbere hari iminsi 8. Itandukanyirizo ry'iminsi 8 bamwitaga iryo zina ry'iminsi 8 n'ubu ngubu akivuka bakabimwita itandukanyirizo rimo hagati niri. Itandukanye hagati nuko kera byose byari imihango n'imico abantu bagenderaho kubera ko nawe urabizi kwita izina umwana byagiraga imihango. Ariko umunsi kubera ko leta ikeneye kubona ya document zose no hanze nuvuga ngo ubyara umwana ugomba kuvuga banarikiraga ko bakarisha ntibarivuge. Ariko umunsi barizwe ujya kubyara umwana watanze n'izina kuko ikiranga umuntu n'izina. Bisobanura ngo ya mihango muri iki gihe ntigikorwa. Wabunjyanye kure reka tutse. Aho ntabwo nshaka kwinjiramo ariko hari abayikora n'abatayikora. Ubundi abantu barabizi kwita umwana izina icyo bivuze. Kera bari babizi ariko usanga ni ibintu bishingiye ku muco ariko birimo no kwangiza. Bamwe ugasanga habaye n'ibindi bibazo. Kwita izina ari umuhango muremure burya. Katurekera uko nguko baranawuzi. Umusaza bundi kwita izina kibyasobanuraga ni ikintu ko umugore yimuka akajya mu cyumba ariko muri 7 urumva nawe bibazo bari. Hanyuma rero ikintu cyitwa izina nicyo kintu gikomeye. Kabiri ni isura. Ariko isura y'umuntu irangirika. Gatatu n'ijwi ry'umuntu rirangirika. Kuko ukugenda ukura hari aho ugera ijwi rikaba nabi rigahinduka. Ariko izina ryo ntirihinduka. Kandi uza no muri minsi kurihindura bisaba ibyangombwa no guhindura isura nta cyangombwa usaba. Ni ibintu bikomeye ndabyumvise cyane. Guhindura izina bisaba ko ujya mu kubaza ukandika ugasaba hari procedure bisaba. Ariko guhindura isura ntayo bisaba ni mukorogoto kaba umuhondo. Mukorogo nyinshi wari gikara kaba inzobe. Noneho ukiye ko nabuze n'ifiti yahindura umuntu igikara ngira ngo mbitekereza bakoze mukorogo bazakora naho ntadakeneye kuba inzobe simbizi ko bizamera. Urumva rero ikintu cyitwa izina ni imbaraga cyose cyane ushaka kumvisha. Mushumba. Noneho rero kuba baguhaye izina ukivuka Satani nawe akorera kuri iryo zina. Aho hano Satani akorera kuri iryo zina. Satani akorera kuri iryo zina. Kandi n'Imana yikorera kuri iryo zina. Kuko yaravuze ngo ni wowe kuro mfashe ukuboko yarataravuka. Aho hantu mushumba hari ikintu kintangaje. Hari ikintu kintangaje mawo. Uravuze ngo Satani akorera kuri iryo zina. Ntago akorera ku isura, ntakorera ko mu gusaza ahubwo n'ijwi ahubwo akorera kuri iryo zina. Akorera ku izina ry'umuntu. Ndagira ngo usobanure kuri abo ku izina ku mazina yacu tugira bagiye batwita amazina nk'ubu nitwa Sirasi n'abandi bagiye bafite amazina y'abo. Izungu basanga Sirasi ari nk'ururabo rwo muri jardin wamenya. Ubundi turi kuri tuyishimire buriya yazina ryawe bwite kuko amazina y'amava hanze imwe nk'abashingiye ku mico yawo twagiye twigana. Kuko tukiri hafasha ngo tuve icyo twita imbaraga. Imbaraga ziba mu izina zikurikirana izina. Noneho n'imbaraga zimukurikirana. Umuntu wese ujyanye mu bapfumu ntajyana isura. Ajyana izina ry'uwo muntu. Warangiza uti agatanga imbuto ati muvuge. Icyo bita gutanga imbuto bari amacanwa. Ukavuga mu izina ry'umuntu kandi akuvuga iri Kristo. Uvuga iry'inyarwanda. Ndakavuga iry'irundi n'iry'irigande. None wamara kuvuga izina umupfumu agahera akoresha rya zina. Kandi nawe urabizi uri umuhanuzi. Oya nanjye ndabizi. Iyo ugiye gusengera ntamazwe ngo witwa nde?
cyane ni ngombwa kucyubaza iryo zina nuko yabamenye uwo turi kumwe urumva izina y'umupfumu yagiye gupfumura tatos mean tere wezere ndagira ngo abantu babyumve izina ni ikintu kiremereye ariyo mpamvu muri kuno kwezi kwa cyenda ushaka gusengera abantu nubwo ritahinduka mu byangombwa ariko izina mu buryo bw'umwuka rihinduke mu izina rya Yesu wari umuvumo yakira umugisha wari nta mabyariro abona habyarira ahimbazwe wari se byatsi umusahinduke se mugisha birakunze ibintu byose birashoboka buri ngo izina rero abazimu barikoreraho application nyinshi barikiniraho none niyo ugiye kujya abandi bajya kurogesha atwara izina ryawe hari umushumba aho ngaho uvuze kuri iryo zina ko rikorerwaho ibintu byinshi nibuka ko hari n'uwigeze gusengera arambwira ngo batwaye amafoto ye n'imyenda ye ariko ndamubwira nti iyo myenda n'amafoto batwaye se hari ikintu bitwaye arambwira ati bingiraho ingaruka bisone ngo nubwo baba batwaye iyo foto n'iyo myenda icyo bakurikirana cyane n'izina baheraho nakubwiye ngo amafoto imyenda icyambere batwaye umwenda wa kanaka njye nakoze ubushakashatsi barabizi abankuriye bo muri Amerika murabyumva Canada n'abari mu Rwanda barabyumva bose barabizi umuntu ugiye kuraguza wese abanza akavuga izina ugiye kuraguriza uvuga izina hariho n'umudayimoni bagushingira muri iryo zina none iki kintu kuko utangiye kuvuga ngiye gutwara ifoto gutwara ijwi ifoto yanjye bose mumaze umusono ifoto mu myaka 20 irasa n'uyu munsi nagiraga amaso meza munsi yarahenengeye nubango ugenda saza ubundi ikintu gikura ku muntu n'amatwi gusa uzara umuntu wese ugenda saza amatwi ni yaba manini ubundi ingingo zose zirahagara mu myaka 25 hakura amatwi yonyine gusa nabwo bitangiye gusaza uzara umusaza n'umukecuru bagira amatwi maremare nukuvuga ngo nuko abarimo kugenda akura uko agenda akura uko niko Imana yabiremye niko Imana yabiremye tuganiraho cyane n'icyo twita izina ari mpamvu mbwira badukurikiye ku bumwe bw'abera ministries bakomeza niyandikisha ushobora kuba witwa Doroteya ushobora kuba witwa Mukamuriza ushobora kuba witwa Rukundo kandi barakwanze ushobora kuba witwa ngo Muhire ukaba uri umukene ukaba witwa Mukamugisha ukaba utagira n'akagisha kangana urwara ariko icyo nshaka kuvuga hano babarozi buri gihe n'imivumo na karande bikurikirana izina kandi umubyeyi none se abana yawe wibyariye twebwe nk'urugero kandi mwihangane ko mwaka ushize wabuze abana babiri cyari mwe wihangane ndacyakwihanganisha murakoze cyane none se izina ninde wakwitiye umwana wawe izina ni njyewe ninde wakwise izina se ni umubyeyi wumbyara papa yakwise izina nawe wise umwana wawe izina nubwo teta twamubuze sinzi iri Nyarwanda rero mwisigira ryo Rasheli iri Nyarwanda yari teta Rasheli urumva niba ari teta Rasheli nubwo twamushyinguye Nyamirambo ariko izina rya Rasheli ntirigera riva muri telefone yawe ntabwo yirizavamo nuvuga ngo ntirigera rivamo nubwo twamushyinguye yenda we ko yapfuye ari umwana atarabyara ntawe uzamukurikirana ariko by'ukuri izina rigumyeho ni teta Rasheli watuyishimire Sirasi wakanaka akabera Jemusi kugenda ugera iyo kure ariko buri wese yitwa n'ababyeyi bamwita izina urumva ro karande ni igisokuru gishorerana kigenda gishorerana cyangwa banga yaberura sinzi kiramuka n'andi mazina y'abana mbabazi nkayo yose urumva ni uruhererekane aho rero uvuze kuri ayo mazina nibuka ari umuntu twari duturanye iwacu kera iwabo bari barise uwo muhungu baramwita ngo ntago azabona amahoro iryo zina rero n'ubwo baracyariho ariko usanga ibibazo afite yirirwa mu badayimoni yirirwa mu biki byose nta mahoro nyine afite none uvuze ku kintu cyitwa izina bamwise izina ngo ntazabona amahoro koko no kuvuga ngo n'umuntu ntayafite ubumva karande rero cyakurikirana urakoze nagira ngo ko izo mbaraga zikora abajyana abantu ikuzimu nubwo yatwara ifoto agomba ajyana izina karigereka kuri ya foto twize akagera kuri ya foto ni isura yirahinduka so nuvuga ngo abara n'ubasa mwafashwe hari n'ikindi kintu nabonye gikomeye abantu muri iyi minsi usanga Satani arimo kubakoresha ibintu bikomeye mu buryo butandukanye nk'ubu umuntu akaba yatuma ifoto yawe ngo ayijyane afata imyenda yayijyane ariko iyo karande ni icyo bakoresha cyose ni izina rigenderwaho ibyo byose ni izina rigenderwaho turacyari ku izina rero ariko hari ibintu Imana yagiye ibwira Aburahamu ndashaka kuza kuhagera nagira ngo abadukurikiye bitonde
yego kuba witwa Murekatete, Muteteri, Muhire, bwa buzina bwiza abantu bazanye, yego fo faire attention kuko urya umupfumu ntaritinya na Satani ubwe ntatinya iryo zina n'abadayimoni ntibaritinya. Rero icyo twarimo tuganira ni uburyo cy'abadayimoni yego bakurikira izina, kabiri n'ukuntu umugisha ukurikira iki izina. Rero muri kwezi kwa 9 ko kwibukwa n'Imana, ko kugendererwa n'Imana, ko kwakira imigisha y'Imana, ndagira ngo ikintu cya mbere tugiye gukora ko tuzakiganira hafi nk'icyumweru kirenga ni uko abantu Imana bahindurira izina. Kandi si mu byangombwa oya, nuvuga ngo wari umushomeri nagomba w'umukozi, uwari ingumba nabyare, yego kuko amazina ari mu buryo butandukanye. Hari izina witwa n'ababyeyi kagukugiraho ingaruka, hari izina witwa n'igihe ugezemo. Yego oya, uvuze ikintu gikomeye maho ngaho, ndafashwa kandi nakomeza gusobanukirwa ibintu byinshi. Uravuze ngo wari ingumba nabyare, koko umuntu ashaka kugira ngo azabyare. Ese ni iyihe mpamvu kuri wa mugani atabyara kandi Imana yaramuhaye umugabo? Iyo mpamvu ni iyihe? Nubwo zaba harimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo uburwayi, harimo iki, ariko hasanga ari na rya zina ryakurikiranywe kubera iyo karande. Erega aya magambo tuzaganiraho ubutahane dushubira. Turebe ijambo ryanditse mu itangiriro ibice 3:28. Yego haravuga ngo umugabo n'umugore niko yabaremye. Yego irangije ibaha umugisha. Kuki ntawo dufite kandi twararemwe mu mugisha. Twararemwe mu mugisha. Ubwo umugabo n'umugore niko yabaremye. Yego irangije ibahereza umugisha. None mu mugisha, ubundi umugisha harimo kubyara, umugisha harimo gutunga, umugisha harimo kugira amafaranga, umugisha harimo kwiga, umugisha harimo kurama, umugisha harimo kugira abana. None kuki ntabahari se? Ni rya zina rikurikiranywe ni akarande. Abantu lokota manefo yemora, abantu bagombye kumenya imbaraga Satani akoresha mu kurwanya rya zina. Umuntu akiga akarangiza uwa mbere, akarinda ajya segonderi, akajya university, akaranya masters, ntabona akazi, diploma akayibika, yose bamuhaye yaza kuyacuruza akantu ku muhanda yari kunguka. Ubwo no kuvangwa ni za mbaraga zikurikiranye rya zina. Ariko muri kuno kwezi kwa 9, haleluya, uko kwezi kwa 9 abakurikiye umwe bw'abera ministries, ndagira ngo tugire imbaraga zo gusenga duhindure bino bintu. Aya ndafashwe ndanasobanukiwe. Urimo urabyumva cyane? Nabyumvise cyane. Tuzaganira kuri uwo murongo. Haravuga ngo nuko umugabo n'umugore niko yabaremye. Yego bice 28 irangije bahereza umugisha ngo bagende babyare barubake. Uwo ntiyabyaye, hashobora kuba harimo n'indwara nyinshi, ariko muri iyo mubwira ngo indwara zo kwa muganga nihe ndwara Imana itavura. Kuvuga ngo muri nyababyeyi ngo harimo ibyimba Imana ntiyabikura umuntu akabyara, byose yabikora. So nuvuga ngo ntabwo abantu baramenya imbaraga zibarwanya ko zishingira ku izina ry'umuntu, igakurikirana izina, igaherekeza izina ry'umuntu. Uvuze kuri icyo kintu ndongera ngaruka kuri Aburahamu na Sara. Ndabona biriya bigirwamana by'iwabo bakoraga byaragiye birabakurikirana, bituma ariyo mpamvu Imana yavuze ati kugira ngo mbane namwe cyangwa nkorana namwe ibintu bikomeye byo kubyara umwana, nuko mugomba guhindura izina. Urumva mbere yuko tuva kuri kugera kuri Aburahamu, reka tubaze tunagere ku muntu, tugere ku muntu mbere yaho tugire ibintu dukora tuvugeho. Kintu sinzi uri kuze kunyumva. Aho nugiye kuvuma ntabwo abanza kureba ifoto, ahubwo gafata rya zina akaba ari gakoresha. Nta nubwo akoresha igira ikirisitu. Ubari nka ntambabazi bati ntambabazi agahita mvumagura kuko ni izina ryanjye avuze. Ariko kubera ko hariho ntambabazi benshi abafite uwo yavuze aramusobanukira. Nuvuga ngo ni byiza harebe n'umuvumo nabo bakuvuma bashingiye ku izina. Ati mwana wanjye kanakura akaba gutya. Nkuko yavuze ngo Robert ni fura yanjye. Abantu bakurikira ijambo ry'Imana. 49 aho ngaho mu itangiriro. Ahavuga ati Robert ni fura yanjye. Uw'imbaraga zanjye zo kubyara zabonetseho. Uri uwo mugisha w'umuntu, imbaraga zabonetse kubyara, ufite icyubahiro. Ariko ntuzigera uhama hamwe, uzahora uzerera nk'amazi kuko wasambanirije, ko wari uriburire. Azahora azerera nk'amazi. Mbega ntashyikira amazi ntahagarara. Kandi urumva abanje guhamagara mu izina. Imana itabare. Urimo urabyumva icyo? Yego nimo ndabyumva. Ageze kuri aramuga ati rewe na Simiyoni ati mutima wanjye ntukajyane nabo kuburakari bwanyu ni bubi. Ibyo byatumye uburakari bwabo nubwo bwanatumye nande na Mose atajya mu gihugu cy'isezerano. Uburakari yakubita nyine uburakari. Urumva bwakurikiranye na Mose. Ariko se nkubwiye ko mbizi.
ubundi burakari ahubwo mu bintu uvuze bikomeye urumva ahubwo abateze amatwi ubumwe bw'abera ministries ahubwo twongere dusobanukirwe tumenye koko urumva igisokuru cyakomeza kigenda kidukurikirana no kwinjira rero mu bihe byo gusenga kugira ngo twinjire mu mbaraga zo kwikuraho izo mbaraga tugomba gusenya muri kuno kwezi kwa cyenda no kwezi kwiza Imana yavuzeho ntashaka kuvuga ibintu byinshi ariko ngishaka kugira ngo abantu badusobanukirwe urumva ageze ubundi Robin ubwo yaramango Robin ifura yanjye ubundi gihe cyose witwa umuhesha w'umugisha abanza kuvuga izina ryawe yego noneho nukuroga nukwanga nugera guterekera no kujyana ikuzimu nuguterereza ibirozi nuguterereza ihembe arabanza akavuga izina ryawe nagira ngo abadukurikiye kumwe gahera bumva imbaraga z'izina nuko bakwiye gusenga Imana ikarihindura ese ugiye kudeduwana ntibashyira izina ryawe yego yuguze imodoka ntibashyira izina ryawe buri kintu cyose none se bagushyize mu isanduku ku musaraba ho ntibashyiraho izina ntango nta kintu na kimwe aya mushumba uvuze ibintu bikomeye undi ari ukuntu izina rikoze ntabwo urisabira uburenganzira izina bararikwita ariko kurikuraho hari ibindi byangombwa ugomba gusaba ariko ibindi byose ngo no kumusaraba bashyiraho izina kandi nibyo koko no guhaha n'izina icyambwa cyuko wapfuye bashyiraho izina kuri simukadi n'izina ukoresha momo n'izina byose n'izina byose bikorwa n'izina urumva izina rifite ikintu rivuze ariho Imana yavuze mu byashu Yesu avuga ngo nzaguha izina ritazwi n'abantu yego kuko Imana hishe ko ritazwi iryo rimwe ngo nta muntu urizi cyere kuzariha kuko na Imana izi icyo bita kurinda izina ry'umuntu nzaguha izina ntabwo ribonye mve ko ibyo ashaka kubwira oya nimo ndabyumva mushumba kuko yavuze mu byashu ngo nzaguha izina ritazwi n'abandi bantu kuko Imana izi ukuntu izina riba manipulated by someone izi ukuntu abantu bakoresha izina ry'umuntu ngo nta wundi ngo nta urizi cyere kuzarihabwa kibyarihishe bisobanuye ngo amazina dufite hari ibisokuru biyakurikirana ariko uwiteka kuko azi impamvu y'ibitubaho niyo bavuze ngo nzaguha izina ritazwi n'abantu niyo mpamvu rero turi kwasanga ngo Imana iribagerereza ariko baragereka ariko roro ndafashijwe izina noneho urumva iyo rishingiye aho ngaho nani ngo ha rugo rugero yego urumva ko yabanje ahamagara abana be yego ari niyo mpamvu uwitwa Yosefu na uwitwa Yakobo nshaka kuhatekereza yagiye kutwara umugisha wa Esawu aravuga ngo Esawu umwana wanjye gira hafi yego yihumuriza imyenda ye Murabyumva ntabwo yavuze ngo Yakobo yavuze ko yaje yisesa aho kwako abanza abakurikiye umwe bw'abera ministries bamenye imbaraga z'izina n'ubyo Satani arihiga cyane so rero arumbiye bya Abraham urumva ko tugarutse inyuma gatoya ageze kubitwa ntuze Yosefu ngo Yosefu umwana wanjye ngo abarashi imyambi bakamurenga ariko n'ubu ngo amashami yawe ngo yarenze ingabano uvanga amashami yareze ntabwo ari amashami ntabwo ushobora gushyira bari urajya nko mu cyaro cyangwa mu mujyi ugasanga avoka y'umuntu yereye mu murima wundi muntu yego yarahereye akarengura urubi hirya yo kuri yego ngo amababa ngo nubwo atigeze abumbura akanwa so nuvuga ngo buri gihe niyo ugiye kurahira haba mu rukiko haba mu bantu ntiwarahiye se ujya mu rukiko oya ni ngombwa narahiye ngo giye tuyishime sirasi yego nararahiye rwose kuko nkuzamuye ahubwo habanza iki imbere izina n'abajya gusezerana n'abadayimoni rero bakajya gukoreshwa n'abadayimoni babanza izina yo bakagerekaho igitambo bakagerekaho igitambo gishobora kuba ari icy'umuntu cyangwa gishobora kuba ari itungo ati ngiyewe kanaka ndahiriye imandwa n'ibigirwamana yuko nzabikorera ku manywa na nijoro ntasinzira kandi abana banjye bose kuzarinda pfa burundu bazahora bakorera ibyo bigirwamana umusaza akabivuga niyo mpamvu usanga abantu benshi gukizwa bananira agakizwa mu kanya akabarahije akabivuyemo agasambanira ntirishire agasigara asambana n'ikirere kuko hariho umudayimoni wa ugikurikirana izina ugikurikirana izina ariko pesa fire waza akanya ku bumwe bw'abera ndasobanukiwe ku bumwe bw'abera Imana itanze ubuzima urumva nicyo nakubwira urumva ryazina hari nuvuga ati ngewe rero kubw'ibigirwamana ngiye gukorera ngewe umwana wanjye azajya avuka ari imfura mu muryango ndamuguha ajya gukorera none kwanga icyo gihe uzabyara imfura ibyare ariko dayimoni ihora yishyuza ugasanga umwana yabaye afite uburwayi ntumenye uko ateye so umurwayi umujyana indera ntiyarwaye umutwe
umutwe ngo mujyane mu bitaro ari ugasanga yishwe n'iyobyabwenge yishwe n'inzoga yishwe n'ibintu byose arasambana n'uwo bahuye mu nzira mbega umuntu wayobe urwego arimo hari n'abo dayimoni ifata gutyo ikabakura no mu ishuri ugasanga umwana yicaye mu rugo ababyeyi ntibamenye ikintu cyabaye kuri uwo mwana bakumva gusa ngo barasenga ngo bakaba ariko kumbi siwe nawe ahubwo ni rya zina ryakoreshejwe ryabaye manipule kubera umuntu wabikoze mbere kandi abikora kuri bwa bushake batabizi kandi yumva ko we yaragiye ati genza akorera ibigirwamana uko uwitwa Yosuwa yavuze ngo igihe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka urumva uwo ni umubyeyi warazubonye ariko hari n'abandi babagumanye akajya kuraguza bati nongewe ngo hari n'abatanga abagore babo yego abakabarira mu cyumba ariko yaramutanze cyane izina rye yararitanze neza no kuvuga ngo nta buzima buhari ubundi se bundi baragutamba barakujyana batwara izina ayiwe turagarura amazina yose yagiye kuza tore moze dandori ya mosa turagarura izina ryose abantu batwaye kuraguza no gupfumurisha abagiye guteresha no gutanga hano abakobwa benshi baba ibitambo abasore benshi ni ibitambo baragora ibitambo umuntu agacuruza akagera miliyoni 100 akamano agasigara asabiriza ibyo ntumenye ngo nuguhomba nta nirya zina ryakurikira bajyanye kandi mu gihe utigeze umenya kera nirya zina cy'umuvumo wibuke neza ko yabwiye ngo uzahora umeze nk'amazi reka nguha amakuru mu myaka 100 nishize yego uwitwa umuhungu wavutse rwose kera wakuye mu Isirayeli wakuye abayuraye mu Egiputa uriya wita Mose nawe ngagiye gupfa bazasoma zabisanga hari mu gutegeka kwa kabiri avuga amagambo akomeye yego avuga ati bene Yeshuri ni mwigira hafi mbahesha umugisha baraza agiye gupfa nawe ntuze ntuze yu Mose arababwira ati mva Robeni igira hafi ati Robeni ntagapfe atareka bene bakagwira urumva bikomotse ise yaravuze ngo Robeni fura yanjye uzahora uzerera nk'amazi hashira imyaka igeze kuri 400 kuko yari avuze ngo ni hafi imyaka 400 hashize igihe bagiye kwinjira mu gihugu cy'Ikanani arabwira ati bene Yeshuri ni mwigire hafi aha mbere ati Robeni ntagapfe ariko abe ntibakagwira izina rirongerera garutse Robeni arahari ariko abe bagize gute ntibakagwira tuvukiye mu bibazo rutwana twavukiye mu bibazo yego hari twavukiye mu mivumo myinshi iremere tuvukira muri karande ziremereye tuvukira mu bintu bikomeye abantu barimo baraba ariko ntibazi ngo babajwe n'iki ariko kumwe bw'abera ministries Imana ishimwe twiyemeje kujya hari ijambo watubwiye Yesuwa yaravuze ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka aho niho tugomba kumva twakwicara Yesuwa agiye kumuha umuntu uzi bene Robeni ibintu bakoze uko batinje mu gihugu cy'Ikanani bagumye hino ya Yorodani yego hino ya Yorodani yego ntagugeze bahagera hino ya Yorodani bene Yesu hino ya bene ntuze Robeni none wambajije ikibazo cy'izina tuzakomeza ejo ko wavuze Aburahamu reka muvuge Aburahamu nawe yavuye muri Uriya Bakarudayi yitwa Aburahamu umugore yitwa Sarayi isobanura ngo ni igikomangoma cyangwa umwamikazi gutyo gikomangoma aho ngaho nawe isobanura ngo ni papa ariko bigaragara ariko bageze mu gihugu we ko mu 15 Imana mwe kizamugirira neza yego 16 ababyaranye na Hagayi barakiri akitwa Aburahamu atari Aburahamu 17 Imana yamuhinduriye izina amuga ati ntukiswa Aburahamu ahubwo ugiye kwitwa ntukiswa Aburahamu ugiye kwitwa Aburahamu isobanura ngo papa w'abana benshi nawe Sara ntukiswe igikomangoma ahubwo Sara ahubwo wiswe Sara bisobanura ngo umugore w'amahanga yego umugore w'icyubahiro umugore w'agaciro w'amahanga nibwo Imana ambwiye kaza muri 18 mu isezerano ry'umwana mbere yuko imuha igihugu mbere yuko inamuha urubyaro yabanje imuhindurira izina ariko impamvu wamenya impamvu n'ubundi bene Shimeri nta mugisha bagize nuko yavutse afite rya zina ritari ryiza itaramuhindurira izina itari yahindura izina urimo babyumva cyane ndimo nabyumva mahunga sinzi niba tuzakomeza ubutaha ku mazina ariko ngo tubwire abadukurikiye yuko imbaraga z'izina nuko rikora nuko risenya abantu so rero Satani n'abadayimoni bakurikirana iryo zina bakaherekeza yego nagira ngo ubutaha yenda sinzi icyo numva kirimo gikomeye ubutaha tuzongera dukomerezeho ariko turimo kugenda dusatira umusozo tunavugaho hejuru yo guhindurirwa izina ndimo numva bakurikiranye ubumwe bw'abera ministry icyo bamenya ahari aho wicaye aho ukorera aho utuye aho uri
ugomba gusobanukirwa ko izina ryawe ari umudayimoni urikurikirana, ariko kuba wamaze kumenya yuko ari umudayimoni urikurikirana ugomba kwibohora muri izo mbaraga, wowe n'inzu yawe n'umuryango wawe mugakorera Uwiteka. Nibyo mushumba arimo kudusobanurira, akomeza agenda atubwira ibintu byinshi ubuzima bw'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo yenda turasa nk'abasubitse kubera ko ejo tuzakomerezaho ku kintu cyitwa izina. Nagira ngo tubaze n'umuntu udukurikiye, mukomeze mwiyandikisha mukora subscribe, mukora comment, share, babishimisha, ariko uhe n'abandi. Abantu nibaza impamvu bahomba. Abantu barahomba, abantu ugasanga umuntu yafite inzu nziza, aje gihe yacyamuna agiye kongera gukodesha, umuntu arabyara abana baramunaniye, ntashingira n'umwe, bose baramuzanira imyendaro mu rugo, uracuruza ntibyemera nk'abandi, ugira ngo ugiye kurya bikaba birashize, mbega ugasanga ntibaramenya ko hari imbaraga zo paretinga hejuru yabo. Ibyo rero ku bumwe bw'abera ministries muri kuno kwezi kwa 9, muri uko kwezi ndibira ko kino kiganiro cyo ku kwezi kwa 9 turi mahanga, ni kwezi ko gukurwaho igisuzuguro gishingiye ku mazina no kwambura Satani ububasha ku mazina y'abantu, no kubakuraho imivumo n'izo karande, kuko burya abantu biriko barira bakahangayika, umwe akasanga agiye gupfira mu ishyamba ngari gusenga yitanu, ariko kumbi dayimoni yamusize mu rugo, kuko ntazi imitongero yaje mbere, ntazi byamubayeho, ntazi uko byagenze. Nizogana n'umuntu inshuti yanjye cyane nakimva se muvuga mu izina ahantu hamwe, yarafite amaduka 5 ngo rangije mu rurazo urabitwika byose, bitwika kandi hashobora kuba harimo nk'abanyamuvumo nka 200, ariko n'abakristo bakabihomberamo, ariko urakosa atigeze babaha Imana bamva ugenda ubihomberamo. Ariko ku bumwe bw'abera ministries mu kwezi dopia Imana ishimwe mu mbaraga zikurikirana izina la bere serego ko twatugarukiye ejo wenda twareba n'abandi bantu byagizeho ingaruka. Ariko icyonzi cy'abantu bose Imana yagiye ihindurira amateka, yabanje kubakuraho izina. Ariko mushumba nubwo ariho tugarukiye tukazakomereza hejo, numva wagira ikintu tubwira kiryo hejuru y'iryo zina. Urumva hari imbaraga zidukurikirana, ariko tumaze guhishurirwa ko umaze kwemera Kristo akamwizera, kandi tumaze gusobanukirwa muri aya magambo tubwiye menshi, nuko muri ubumwe bw'abera ministries hari imbaraga zigiye gukurikirana izina ridukuraho imivumo. Izo mbaraga zituruka ku Mana, izo mbaraga ni nka zingahe mwe watubwira zatuma tugenderaho? Ndagira ngo wakwihangana singisubiza ahubwo biyandikishe, hariho link hasi hariya, abave bazi bajye kuri rwa rubuga turi gusengeraho, bazamenya byinshi birambuye, kuko nibwira ko kintu cy'izina tuzakivugaho hafi cyumweru cyose, kugira ngo abantu babanze bumve. Uyu mwanya cyo mubwira gusa nabanza byemera. Ikindi kuri muri Kristo Yesu ntago bikuraho umuvumo na karande, tuvanwaho umuvumo w'ibyaha, tuvanwaho na karande z'ibyaha, ariko ibindi n'umuntu ugira yo kubikemura ibyo bintu. Ndanyuzwe abantu barahombye, abantu barananiwe, hano umubyeyi urabona biroroshye, ni ibibazo kandi bakumva nyine n'abagira ikindi ibimenyetso. Nitujya gusoza ikiganiro tuzababwira ibimenyetso 7 bigaragaza umuntu uriho umuvumo kandi atabizi nawe ukopeza akantu ngatanya gusoza byatuma nyurwa cyane, akantu kamwe byatuma nyurwa. Uwo muntu uryo uzamusangana kumva ko abantu bose bamwanga, ushobora kumuha intebe y'imbere akajya kwicara kuyinyuma, kuko yumvise ngo baramwanga bari inyuma ye, yumva gusa Satani mubwira ko abantu bamwanga, aba yicaye inyuma ahita yumva ko bamwanga. Oya, we muri we yiyumva yarikuye mu bantu, we yikura mu bantu. Ubwo icyo ni ikintu kimwe mu bintu birindwi ko izina rye rifite akabazo. We yikura mu bantu, yumva ibyo kurya atari ibye, imyambaro siye, mu birori bamutumira ntashobora kwicara ku ntebe ya hafi aho ngaho, uwo muntu ajya kwitwaza intebe no kwiteza isina ku ruhande kugira ngo ahunge, mbega yumva atari ibyo yagenewe. Wanze nkurikira cyane. Ikindi gikurikira bene umuntu ko mukubira ku izina impamvu aba numva hari yakwambara kumva ntiyaberewe, yavuga kumva yashakuje, ahora yisegura ku bantu ubundi akigumura. Uwo muntu rero burya bagaragaza ko izina rye riri ikibazo, akwiye gusenga Imana, kandi n'uruhanga rwe Satani yarwanduje, akamutera icyangiro. Ibibazo ukuntu uri umukobwa mwiza, uri umugabo mwiza, ariko ugasanga umukobwa mwiza ariko nturongorwa, n'uguterese arashanga umusambane ntakeneye gushyira mu rugo. Urumva ni icyangiro kikuriho, kandi icyo cyangiro mu buryo mwuka ubundi kitangwa igikundiro cya Satani. Ugasanga urareshwa, uri umukobwa muzima, uri guteretswa n'abagabo bafite abagore basize mu rugo rwabo, kandi hari abasore bakakujyanye. Ugasanga uri umusore ukabura amafaranga, ukajya kujya gupfubura abagore b'abandi ba mugane wabo. Ugasanga abadayimoni baramutera, ahubwo arashaka kurya amafaranga y'abagore bakuze, nubwo sinzi ko babikora, ntabwo mbizi cyane, kubera ariho umuvumo ariko nta urimo kugenda kuri ryaze. Icyambere
ukora ikizamini nk'abandi akazi kakabura Yego. ibi byose ni ibimenyetso ariko uwo muntu bigatuma yiyumvamo ko atari mu muryango yaba ari nk'umuntu ubyibushye njya mbibona akumva unanutse mbega ugahorana ikintu cyo kumva ko wikuye mu bantu izina riri ikibazo rero yego ndumva no twagarukira abakurikiranye umwe minisitiri rwabera nimugira amahoro y'Imana dukomeje gukurikirana ibiganiro umushumba wacu Ntambabazi Revera agenda tugezaho ngewe ndanyuzwe muri aka kanya ndanyuzwe ngewe Sirasi numvise nyuzwe kandi ndasobanukiwe byinshi nk'umushumba rero yagira icyo atubwira mu gusoza iki kiganiro kugira ngo turushe byinshi navuga ndabashimira inkunga yabo Imana iguha umugisha ndabashimira ko badukurikirana Imana iguha umugisha kandi ndagira babwire ngo mukangukire kwiyandikisha muri ya masengesho yego erega ibintu birakomeye inshuti oya birakomeye none se iyo bagiye kujonjora abantu mu kazi ntibareba ku izina bareba ku izina izina ni ikintu gikomeye barakoze cyane Imana ibaha umugisha katubasengera Imana tubabwire ngo ukeneye gukomeza bakora ibiyandikishe kumwe bwa barakore subscribe abandi basaba hari munsi hariho link barayibona yerekana ya groupe yacu ngira ngo imeze neza nawe urabizi ndayizi imeze gute iriba ry'amazi adudubiza ni ibihe bidasanzwe ni ibihe byiza ni ibihe bikomeye ahubwo nawe ushaka kuza wakwakira ubuzima bw'igihe cyose urakoze cyane Mana nyiri cyuro nyiri ubutware nyiri ubushobozi turi imbere y'ubwiza bwawe tuzi ko amazina yacu ko satani yamaze kuyakira ahantu ndetse biradukomerera araturwanya arwanya bera atera abantu guhomba atera ibiki byose kandi n'iduka bagiye gufunga bafunga ngo rya duka ryarahagaze byose ugasanga bigiye ku murimo uvuye ku mwami kano kanya mu mwego wa ministries ubwo tumaze gusasangura kino kibazo tuzi ko ufite imbaraga zo kubikora ndagushimiye ko abakwemose yo kubagirira neza kwa Yesu Kristo umwami wacu amen